Twongeye kubaha ikaze abadukurikiye kuri Ishuri TV. Ishuri TV ni ikigo cy'ikoranabuhanga gitegura amasomo muri Basic Electronics na Advanced Electronics. Twagiye tubereka uburyo bwo gukora ibikoresho by'ikoranabuhanga bitandukanye, by'umwihariko kuri televiziyo. Murabizi ko hari ibitabo twagiye dukora bitandukanye, by'umwihariko ubu igitabo dufite ni Basic Electronics na Advanced Electronics, ariko harimo na LED TV Repair. Icyo gitabo twarakiberetse, gikubiyemo amasomo atandukanye. Nk'uko abahanga bagiye babivuga ngo skills is not for saving, is for sharing. Natwe niwo murongo twahisemo, tubategurira amasomo mu ikoranabuhanga, tukakora n'uburyo bwo kuyabagezaho. Niyo mpamvu Ishuri TV ihari, kugira ngo ibashe kubagezaho skills cyangwa se ubumenyi butandukanye mu ikoranabuhanga. Uyu munsi turashaka kubereka ibice bigize televiziyo nk'uko tubisanga muri icyo gitabo cya LCD na LED TV Repair. Ni ibitabo twagiye dukora bitandukanye, aho icyo gitabo cya LCD na LED TV Repair muzi ko kiri mu rurimi rw'icyongereza, ariko twakoze n'ikiri mu kinyarwanda. Niyo mpamvu muri icyo gitabo iyo ugisomye usangamo ibice by'ingenzi bigera ku 8 bigize televiziyo ya receiver, TV receiver zidutunze mu ngo zacu, zitwifashisha mu mahoteli atandukanye. Uyu munsi rero nibyo bice twifuje kubereka. Nk'uko mubibona dufite iyi televiziyo, ni igikoresho kidufasha mu gihe ari byo twabonye tugomba gusudira, gusimbuza, ariko dusudiriye. Iki nacyo ni igikoresho cy'ingenzi twifashisha.
cable, iyi cable niyo ijyana mu kirahure. Hakabaho kandi banana hamwe twifashisha dushyiraho za decoder, duhuza na radio, flash. Ibi byose ni ibice bya output ports, nkuko muri kiriya gitabo twagerageje kubigaragaza tubasobanurira n'icyo ibyo bice bikora cyangwa se izo ports zose zikora. Tubashishikarize gushaka iki gitabo cya LED and LCD TV Repair kuko gikubiyemo ubumenyi bwinshi muri televiziyo cyangwa se mu gukora televiziyo. Iyi rero ni motherboard ikubiyeho ibyo bice tumaze kubabwira bya output ports. Hanyuma kandi iyi motherboard niyo ifite processor, niyo iprocessinga cyangwa se ni nkacyo twakwita umutima wa televiziyo, kuko control zose cyangwa se commande zose zitanzwe muri televiziyo zakirwa muri motherboard igatunganya ibyo ushaka. Iki gice nacyo tumaze kubivugaho, nicyo gice gitunganya imiriro itandukanye, voltages zitandukanye, iziza muri motherboard, izijya kwatsa amatara, byose bitunganyirizwa muri iki gice cya power supply. Twibutse ko hari na televiziyo ziba zifite ikarita motherboard imwe ariko ikubiyemo cyangwa se ihuriyeho na power supply. Iyi rero urabona power supply iri ukwayo na motherboard iri ukwayo, ariko hari izindi karita ziba zibihuje. Televiziyo ziba zifite ikarita ifiteho igice cya power supply ikagiraho na motherboard, ariko nabwo igice cya power supply kiba kiriho, donc igice cyacyo kiba kigaragara, inzira aho kikatira haba hagaragara. Yego, reka tujye ku kindi gice cya televiziyo. Nk'uko mubibona iyi ni front cover cyangwa se imbere uko televiziyo igaragara. Iki ni ikirahure ariko hari akandi kantu kariho imbere. Akangaka mu kinyarwanda mukunze kukita amaso, cyangwa se mu bakora televiziyo cyane bakunze kukita amaso, ariko kitwa frame. Iyi ni frame ya televiziyo. Ni ukuvuga ngo rero televiziyo ziri mu bwoko butandukanye bitewe na design cyangwa se imiterere. Hari izigira frame, hari izitagira frame, cyangwa se hari izitagira urugori cyangwa se aya maso nk'uko dukunze kubivuga. Izigira amaso tuzita frame TV. Hakaba noneho n'izindi ziri frameless TV. Izo ziri frameless muzazibona ni televiziyo cyane cyane zigezweho ubu ngubu, ikirahure cyangwa
aka niko twita Frame TV, nako tugashyire ku ruhande. Hari ikindi dutandukanye bitewe n'imiterere ya televiziyo, ariko iyi ngiyi ifiteho